Nshuti mwene data nongeye kukwishimira nshima Imana cyane ikomeje kuduha uyu mwanya mwiza, umwanya w'amahirwe, nakwita umwanya udasanzwe twigamo ijambo ry'Imana muri iki gitabo cy'umugenzi turimo kwiga volume ya mbere, tukaba turi mu cyigisho cya 24, turi mu cyigisho cya 24 umugabane wa kabiri wacyo, aho twiga icyigisho cyitwa ubuhamya bwa byiringiro. Uyu munsi rero ndifuza yuko muri iki gice muri uyu mugabane wa kabiri twinjira mu ngingo yitwa gutsindishirizwa. Ese gutsindishirizwa ni iki? Gukorwa gute? Ese umuntu akubarwaho ate? Ndabizi neza ko iyi ni ingingo ikomeye cyane mu bigendanye n'agakiza k'umuntu, ariko ikeneye no gusobanurwa cyane. Mureke rero dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira uburyo ubana natwe n'uburyo utwitaho, twongeye kugushimira uburyo ukurikirana ubuzima bwacu, uburyo udukorera ikirenze icyo twakwikorera, uburyo washyizeho umwuka wera kugira ngo atuyobore mu ijambo ryawe, kugira ngo iby'ingenzi, ibyo dukwiye gushyira mu mitima yacu tubibone mu ijambo ryawe, tutabikura ahandi hatari mu ijambo ryawe, kandi umwuka wera adukure ku mico ipfuye, atuzane ku bigendanye n'ibisabwa ku bazaragwa agakiza. Reka rero imbaraga yawe n'ubuntu bwawe n'ububasha bwawe bigaragare kuri twe, kugira ngo twe kuba abasoma gusa, ahubwo tube abumva, kandi uduhindure abumvira, kuko igihe cyo gusohora kw'ibi turimo kwiga kiri bugufi. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mwene data, njyewe tugiye kwigana nitwa Musoni Flavien, tukaba tugiye kwigana nk'uko nabibabwiye icyigisho cya 24 cy'igitabo cy'umugenzi volume ya mbere, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubuhamya bwa byiringiro. Turareba umugabane wa kabiri, aho tugiye kureba gutsindishirizwa. Murabyibuka yuko turimo kureba ikiganiro cya Mukristo ari kumwe na Byiringiro, barimo kugenda Byiringiro ari we urimo gutanga ubuhamya. Rero uyu munsi nagira ngo nkubwire yuko byanga byakunda iki kiganiro cyarakomeje, kandi gukomeza kw'iki kiganiro ko ari gufite ubusobanuro bwimbitse. Noneho ikiganiro cyarakomeje, Byiringiro Mukristo abaza Byiringiro, nawe amusubiza nk'uko twakomeje kugenda tubireba. Ni kuri paje y'137, paje 138, paje 139, yego, na paje 140, turagera na paje 141, yego, murakoze. Aha rero iki gitabo kitubwira yuko Mukristo yabajije Byiringiro amaze ati, ngaho mbwira, wahoze umbwira ko wageragezaga gutunganya ingeso zawe, ariko se wazitunganya gute? Byiringiro ati, nageragezaga kwihunza ibyaha byanjye, nihunzaga inshuti zanjye zikora nabi, kandi nakoraga imirimo ikwiriye abubaha Imana. Iyo mirimo harimo nko gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, kuririra ibyaha byanjye, kubwira bagenzi banjye iby'ukuri. Ibyo nabikoranaga rwose, n'ibindi byinshi. Nshuti zanjye, aha murimo murabona ko Byiringiro yagerageje kwikuraho umutwaro, yagerageje kwitsindishiriza ku giti cye, yifashishije kwihunza ibyaha bye, akazaza agerageza akavuga ati, buri bwire nta cyaha nkoze, ariko bukira n'ubundi yagikoze. Icya kabiri yageragezaga gukora ni ukwihunza inshuti ze zikora nabi. Yageze aho yumva yuko gukora ibyaha abiterwa n'abantu babi, aratangira akazaza yirinda kugendana nabo. Ariko nshuti zanjye, nubwo kureka kugendana inshuti za kera ari inama tugirwa n'ijambo ry'Imana, ariko mu by'ukuri ntukwiye kwibwira ko aribo bakugira babi, ahubwo ugomba kumenya ko nawe ubwawe ku giti cyawe uri mubi. Rero si ibyo gusa, yakoraga imirimo ikwiriye abubaha Imana, atekereza yuko azayikuramo agakiza. Urugero nko gusenga, gusoma, kuririra ibyaha bye, no kubwira bagenzi be ijambo ry'Imana, cyangwa se kubwiriza cyangwa kuririmba. Ubu bwose ni uburyo bwo kubwira abantu iby'ukuri, ariko yabikoranaga n'ibindi byinshi. Mukristo ati, se ukibikora wibwiraga ko uzakira? Byiringiro ati, rwose namaze umwanya mbyibwira, ariko nyuma kagahinda kanjye karagaruka. Ntikabuzwaga n'iyo mirimo yo gutunganya ingeso zanjye. Nshuti zanjye, igihe cyose umuntu arimo gushaka gutunganya ingeso ze, ashaka kwikiranura n'Imana ku bubasha bwe ku giti cye, mu mbaraga ze, ntazabibasha. Niyo mpamvu uzajya kubona ubone imbaraga z'umutima ugushinja zirakomeza kwiyongera, mu gihe nawe ushora imbaraga zawe mu kugerageza gukiranuka. Mukristo ati,
ko wari umaze gutunganya ingeso zawe, kuki byangaga? Byiringira ati hari ibintu byabinteraga. Ibintu byatumaga byanga ni iki? Cya mbere, kwibuka ko ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga, nk'uko mbisoma muri Yesaya 64 umurongo wa 6. Ibi nabyo byancaga intege. Inshuti zanjye, iri jambo icyo rivuga ni ukuri. Ibyo twakiranutse, ibyo twakoze ntago bishobora kuduhagararira imbere y'Imana. Ndabizi neza abantu benshi bagira imirimo myiza bakora, ariko akavuga ati Imana nimbaza kwihana kwanjye cyangwa kwiyegurira, nzayibwira yuko nanjye namaze umwanya mfasha abantu. Ariko ibyo ngibyo nshuti zanjye, ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara, mu gihe inzitizi zikiri mu mitima yacu zo kutakira Kristo ngo adutsindishirize. Icya kabiri icyamucaga intege ni uko yasomaga Abagalatiya 2 umurongo wa 16, Bibiliya ikamubwira ko nta muntu utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Mu by'ukuri amategeko ni meza, amategeko yerekana icyaha, kandi ijambo ry'Imana ryerekana yuko amategeko y'Uwiteka atungana rwose kandi asubiza intege mu bugingo. Ariko mu by'ukuri ayo mategeko asubiza intege mu bugingo bw'ubufite. Umuntu wamaze kwakira Kristo akamubera ubugingo, niwe amategeko yagira icyo amarira, kandi amategeko agize icyo amumarira, mu magambo make, ayo mategeko atuma muri we havukamo imirimo, ariko iyi mirimo ntibyawe n'amategeko, ahubwo iyi mirimo ibyawe no gutsindishirizwa kwatumye wa muntu agira amahirwe yo gusobanukirwa n'amategeko kandi agakorera muri we. Rero ikindi cya gatatu cyamucaga intege, mu byiringiro yaravuze ngo iyo namaraga gukora ibyo nategetswe byose, nibukaga yuko ndi umugaragu w'imburamumaro kandi ko nasohoje gusa ibyo nabwiwe gukora. Luka 17 umurongo wa 10. Ibi nabyo byamucaga intege. Ibi rero byatumye nibwira ko ari ubupfu kwinjizwa mu ijuru no kumvira amategeko, kandi nakomeje no kwibwira ibi. Icya mbere nibwiraga nibi nti umuntu yajya mu mwenda w'amafaranga 20,000 ya nyiriduka, nyuma akajya yishyurira ibyo aguze byose, wa mwenda wa kera waba ukiri mu gitabo cya nyiriduka, uwo utarishyurwa, kandi yabasha kumurega akamushyirisha mu nzu y'imbohe akageza aho azarangiriza kuwishyura wose. Uyu mugani urasobanura iki? Tuvuge umuntu afite iduka, umurimo ideni, noneho ukazaza ugenda ujya kugurayo inshuro nyinshi, ujyayo rwose 3, 4, 5 ku munsi, buri mwanya ukajya ukanamuganiriza. Ese utekereza ko kugurayo cyane no kumuganiriza cyane no kugura ibintu bihenze, yewe najya ngo nkubaze, byakwibagiza yuko mu gitabo cy'abanyamyenda wanditsemo? Ni nako bimeze mu bigendanye n'agakiza. Umuntu utarihannye akaba ari mu mwenda Imana wo kwakira Yesu Kristo, byanga byakunda, nubwo yaririmba, nubwo yabwiriza, nubwo yagira ibyo akora mu idini, ndetse akagira n'ibyo akora hanze y'idini, agafasha abakene, akabubakira amazu, n'iki, yaba ameze nka wa muntu urimo kugura ibintu byinshi kwa nyiriduka kandi yanditse mu gitabo cy'ideni. Icya mbere rero ni ukubanza kwiyandukuza mu gitabo cy'abanyamyenda, noneho tukabona guhaha neza nta kibazo. Nshuti zanjye, abantu benshi usanga ntibibaza cyane niba banditswemo. Hari indirimbo mu gitabo cy'indirimbo cyacu ivuga ngo mbese nanditswemo ku mpapuro zera mu gitabo cy'ubwami. Ibi bishatse kuvuga iki? Bantu b'Imana, mureke twe kurundarunda imirimo ariko twibagirwa ko turimo ideni Imana ry'uko yohereje umwana wayo ntitumwakire. Turimo ideni y'uko Imana yasheshe amaraso kugira ngo itsindishirize abanyabyaha, ariko tukaba tugishaka kwitsindishiriza. Mukristo arangije aramubwira ati se iyo wagereranyije ute iby'uwo muntu n'ibyawe? Byiringira ati rero nibwiye ibi ngibi nti kubw'ibyaha byanjye bya kera nishyuzwa n'Imana umwenda munini cyane. Hari umwenda munini cyane nishyuzwa n'Imana kubw'ibyaha byanjye. Ariko yarakomeje arandika ngo uwo mwenda wanditswe mu gitabo cyayo cy'abanyamyenda, kandi simbasha kwishyurisha uwo mwenda wa kera gutunganya ingeso zanjye. Ngikwiriye kwibwira nti nakurwaho ne urubanza rw'ibicumuro byanjye bya kera. Nshuti zanjye, twanditswe mu gitabo cy'Imana cy'abanyamyenda, ariko Imana yaratwishyuriye. Ikibazo ni ukugenda tukemera yuko iryo deni twarifashe, kandi twarangiza tukasinya yuko twaryishyuriwe. Ariko uyu munsi wa none abantu baracyagereka imirimo hejuru y'imyenda.
Mukristo arangije atumva wabigereranyije n'ibyawe neza cyane pe, ariko ndakwinginze komeza untekerereze. Byiringira ati rero byanga byakunda ikindi gihora kimbabaza uhereye aho natunganyirije ingeso zanjye ukageza none ni iki ngiki, iki cyo kirambabaza cyane. Iyo nitegereje cyane ibyo nkora none birusha ibindi kuba byiza, ndacyabona ibyaha bivanze n'ibyo byiza, ibyaha bivanze n'imirimo myiza turimo gukora. Umuntu yarangiza akaza agakoropa urusengero, cyangwa se akagira inshingano akora ku rusengero, umuntu akaza kuririmba, umuntu akaza kubwiriza, umuntu akaza gutanga icyacumi n'amaturo, umuntu akicara mu nzu y'Imana, ariko ugasanga arabirenzaho umutima mubi no kubyigana n'abandi no gushaka kugaragaza ko ari we ugize abantu bari aho ngaho, we abandi ntacyo bamaze. Nshuti zanjye, dufite ibintu by'ibyaha. Reka mbabwire n'uyu munsi wa none n'ujya gutanga ubuhamya usanga yashyizemo ibinyoma, n'umuntu ujya gutambutsa ijambo ry'Imana usanga hari isomo acuritse kugira ngo rimurengere mu cyaha cyangwa intege nke yaguyemo. Rero byanga byakunda n'ibintu byitwa byiza dukora uyu munsi tubikora bivanze n'ibibi. Nicyo gituma ntabura kwibwira yuko ibyaha byivanga n'umurimo mwiza wose bihagije kunshyirisha igehenomu, naho ibyo nakoze kera byose byaba byarabaye byiza. Mu magambo make, ibintu byiza twakoze, kuba twarashinze amakorari, twararirimbye, twarabwirije, twarahinduriye abandi ku bukiranutsi, twarakoze iki, ariko tukaba dufite ibintu bibi byivanga n'iyo mirimo myiza twakoze, ubwabyo bigaragaza ko source yacu turi abanyabyaha, kandi nabyo ubwabyo bizaturimbuza. Ntabwo Imana izafata akayungirizo ku munsi uheruka amateka y'isi ngo nirangiza ijye iyungurura ibyiza mu bibi. Hari amasengesho tujya dukora, ariko ugasanga ayo masengesho yacu nayo afite ikibazo. Ukicara ugasura umuntu musengana, mwarangiza mukavuga undi muntu, mukamushinja ibinyoma, mukagira gute, ariko mwaza kurangiza mwajya gusenga, ugiye gusenga akavuga ngo Mana, ngo mu magambo twavuze ni menshi, ngo hashobora kuba habonetsemo amabi, ngo kubw'ibyo ngo turagusaba ngo amabi ngo yajugunye mu nyanja yo kwibagirwa, ngo noneho ngo ameza ngo yagumirize mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo bintu ntago bibaho. Amagambo meza iyo avanzemo n'ijambo ribi iryo ari ryo ryose aba apfuye yose. Niyo mpamvu dukeneye guhinduka duturutsemo imbere. Nshuti zanjye, ntabwo dukeneye kugira ibyo dukora kugira ngo twereke Imana ko turi beza, dukeneye kwakira gukiranuka no gutsindishirizwa gukomoka kuri Kristo. Rero noneho arangije arakomeza aravuga ati mva nananirwaga no kumenya icyo nakora, maze mbwira mwizerwa, ambwira ko nintabarwaho gukiranuka ko umuntu utigeze gukora icyaha, ukwanjye gukiranuka cyangwa uko abandi ntacyo byamarira. Nshuti zanjye, ntidukwiye kwishinga gukiranuka kwa pasiteri, bishopu, apotre, umukozi w'Imana cyangwa abavugabutumwa b'ibihangange. Igihe kirageze ngo tubarweho gukiranuka kwa Kristo gusa. Mukristo arangije ati wemeye ko mwizerwa kubw'iby'ukuri se? Byiringira ati namenye intege nke zanjye n'ibyaha bivanze n'ibyiza nkora, byose sinabura kwemera ibyo avuze. Mukristo aramubaza ati ariko se mbese wigeze wemera ko hari umuntu utarigeze akora icyaha wabayeho? Byiringiro ati nyuma mpuye na mwizerwa nibwo nabyemeye. Mukristo aramubaza ati se wamubajije uwo muntu n'uburyo watsindishirizwa nawe? Ubwo noneho aha byanga byakunda Byiringiro agiye kudusobanurira urugendo rwo gutsindishirizwa urwarirwa. Reka nshuti zanjye nongere mbibabwire, iyi nyigisho yo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera nk'uko turi bubibone, ni inyigisho yatumye Martin Luther ava muri Kiliziya Gatulika. Kuko mubyibuke neza, igihe Martin Luther yari arimo kugenda apfukamye ku ngazi z'i Roma, ubwo yari Martin Luther yari ku ngazi z'i Roma arimo kuzamuka apfukamye, yagiye yumva amajwi akomeye avugira mu mutima we. Ayo majwi yavugaga amagambo ari mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 17. Igice cya mbere umurongo wa 17 mu Baroma haranditse ngo kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Rero nshuti zanjye, iyi nyigisho yo gukiranuka, kandi gukiranuka kukabeshaho umuntu, niyo nyigisho yo gutsindishizwa n'ubwo kwizera. Iyi nyigisho ni imwe mu nyigisho zatumye Martin Luther ava muri Kiliziya Gatulika atangiza ubuprotestani. Rero ni imwe mu nyigisho abaprotestani tugomba kwiga. Byiringiro rero yarakomeje arabaza ati none
Byiringiro ati narabimubajije rwose ambwira yuko ari umwami Yesu wicaye iburyo bw'Imana isumba byose ari we wenyine ushobora kunsindishiriza nk'uko Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 12 havuga. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 12 ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? 10 umurongo wa 12 haranditse ngo ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'Imana. Mu magambo make uyu Kristo wicaye iburyo bw'Imana niwe ufite ubushobozi bwo gukora icyo Imana yifuza gukora mu bantu. Kandi yarakomeje arambwira ati uburyo ukwiriye gutsindishirizwa nawe ni ukwizera ibyo yakoze ubwe akiri mu isi n'ibyo yababajwe ubwo bamubambaga ku musaraba. Mu magambo make gutsindishirizwa bisaba kwizera, ukizera ibyo Kristo yakoze we ku giti cye utageretseho ibyawe wowe wakoze, kandi warangiza ukizera ibyo yakoze akiri mu isi n'ibyo yababarijwe ubwo bamubambaga ku musaraba, nk'uko twabisoma mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 5. Abaroma igice cya 4 umurongo wa 5 harimo amagambo akomeye cyane. 4 umurongo wa 5 haranditse ngo ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Mu magambo make gukiranuka kurava ku kwizera, ariko uko kwizera k'umuntu ntabwo ubwako kwagira icyo kumumarira, ahubwo gutsindishirizwa gukomoka ku Mana niko kwagira icyo kumarira umunyabyaha. Mushobora kuza no gusoma mu gitabo cya mbere cya Petero igice cya 1 umurongo wa 19. Ndangije ndamubaza nti gukiranuka k'uwo muntu kubasha gute gutsindishiriza undi mu maso y'Imana? Uwo maze aransubiza ati Yesu uwo ni Imana ishobora byose. Amen. Yesu ni Imana ishobora byose. Iri ni ihame rikomeye ryarangaga abaprotestani ba mbere barimo n'uyu mugabo Yohana Bunyani. Uyu munsi wa none dufite inyigisho zivuga yuko Yesu ari umuhanuzi, hari amadini azifite, hari n'izindi nyigisho z'abantu basigaye bemera yuko Yesu atari Imana ahubwo ari umwana wayo gusa. Ariko nshuti zanjye nagira ngo mbibutse ko iyo Yesu mu mwisi w'umwana w'Imana, natwe ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 aratubwira ngo abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ubwo rero Yesu abaringanijwe natwe, kandi uyu nguyu we ntiyigeze akora icyaha kuko atari nkatwe. Rero ihame ubu protestani bwagenderagaho ryaje kuzambirwa na Kiliziya Gatolika ni ihame ritemera ko Yesu Kristo ari Imana ishobora byose, nyamara hari amasomo menshi abyerekana. Yesu rero ukwiye kwizera ko ari Imana ishobora byose yihinduye umuntu, kandi ibyo yakoze n'urupfu yapfuye ntiyabyikoreye ahubwo yarabigukoreye. Nuko rero numwizera ibyiza yakoze byose no gutungana kwe kose bizakubarwaho nk'aho ari wowe wabikoze. Iki nicyo bita gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Icya mbere ni kimwe, Yesu afite ubushobozi bushobora byose. Mu magambo make no guhindura arabishoboye, kandi ibyo yakoze n'urupfu yapfuye ntago yabyikoreye, ntago yizamukiye ku musaraba, ntabwo yizukiye, ntabwo yaruhukiye mu mva ngo bibe ari ibintu biri aho gusa. Buriya buri kantu kose Yesu yakoze, yewe no koza ibirenge, byari bifite icyo bigendanyeho no gukira kw'inyoko muntu. Kuko ibyo rero ibyo ngibyo ukwiye kwemera yuko yabigukoreye, nuko noneho ukamwizera ibyiza yakoze byose no gutungana kwe kose bikakubarwaho nk'aho ari wowe wabikoze. Icyo nicyo bita gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Rero nshuti zanjye, mwizerwa Byiringiro akomeje avuga ngo mwizerwa yambwiye gusanga uwo nguwo ngo nirebere, mubaza niba atari uguhangara ibidakwiye, ambwira ko yampamagaye ngo nze, atari uguhangara ibidakwiye, ambwira ko nkwiye kuza aho ari. Matayo 11 umurongo wa 29. Maze ampa igitabo cyandikishijwe na Yesu ubwe ngo kimpumurize njyaho ari, ambwira ko inyuguti yo muri icyo gitabo irusha ijuru n'isi gukomera, nk'uko tubisoma muri Matayo 24 umurongo wa 35. Nshuti zanjye, mu magambo make, icya mbere tubonye ni ukwizera ibyo Kristo yakoze. Icya kabiri, umaze kwizera ibyo Kristo yakoze, ukwiye gutera intambwe mu mutimanama wawe wo kwakira icyo Kristo yavugiye mu ijambo rye. Kuko ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya, amagambo arimo arusha ijuru n'isi gukomera. Bivuze ngo ijuru n'isi bizarangira, ariko amagambo Imana yavuze ntazavaho n'agace k'inyuguti.
hano Mwizerwa yakomeje kuganira na Byiringiro, ariko barimo ibi Byiringiro arimo arabisobanura mu Kristo. Nabajije uko nitwara mu gihe musanga, ambwira ko nkwiriye gupfukamira Data wa twese nkamwinginga ngo ampishurire umwana we. Mu magambo make, nta muntu n'umwe ushobora kumenya Kristo atari Imana imwihishuriye, kuko Yesu yaravuze ngo uwo Data yohereje niwe uzaza ahondi. Aya magambo aboneka mu gitabo cya Yohana. Iyi mvugo ikoreshwa muri Yohana inshuro nyinshi. Mu magambo make, nta muntu ushobora kuza aho Data atari Data umunyoherereje. Aya magambo aratangaje cyane. Hano muri Yohana igice cya 14 Yesu yavuze amagambo akomeye cyane. Aravuga ngo, umurongo wa 21 igice cya 14, ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Yuda Iskariyota aramubaza, Databuja, bibaye bite ko ugiye kutwiyereka ntiwiyereka ab'isi? Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Ariko utankunda ntitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye, ahubwo ni irya Data wantumye. Rero iki kintu kiratangaje cyane. Yakomeje anavuga yuko byanga byakunda ibyubahisha Data ari uko abantu bera imbuto. Kubw'ibyo rero icyo nashaka kubabwira ngiki, umuntu wese utazanywe na Data wa twese, umuntu wese utazanywe n'ijambo ry'Imana ngo rimukurure rimwegereze Imana, Imana imuhishurira agaciro ka Kristo, uyu muntu agakiza ke niyo karimo, byanga byakunda ibyo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ibyo kubabarirwa ibyaha abyumva nk'umugani, ababyumva kure, kuko we yazanywe n'igitaramo gishyushye mu rusengero gusa. Arangije uwo munezero wo mu gitaramo awitiranya no kubabarirwa no gutsindishirizwa. Undi yaragiye ajya mu butayu, aragenda yikingirana mu mabuye, yikingirana mu giti, aragenda yikingirana mu gihuru, yikingirana mu rutare, kugeza igihe agiye kubonabonera udusimba runaka cyangwa inyoni runaka, cyangwa agiye kubonabona inzoka isohotse muri ubwo buvumo arimo iragiye, agira ngo atsinze Satani. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo igihe cyose ijambo ry'Imana ritakwerekeje ku Mana ngo Imana igusobanurira agaciro k'urupfu rwa Kristo, ntushobora gutsindishirizwa. Nakomeje mbaza uko nakwitwara musanga, ambwira gupfukamira Data wa twese nkamwinginga ngo ampishurire umwana we. Namubajije uko nakwinginga Data wa twese, arambwira ati, genda urasanga yicaye ku ntebe y'imbabazi, aho ahora yicaye iteka ryose ngo ababarire abamusanga. Kuva 25 umurongo wa 22. Nshuti zanjye, hari intebe y'imbabazi, hari intebe y'imbabazi Imana yicayeho, kandi iyo ntebe y'imbabazi Imana ihora yicayeho iteka. Ariko nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo igihe kizagera abanyabyaha nibamara kwanga imbabazi z'Imana, bamaze kwanga icyo Kristo yabakoreye Karuvari ku mugaragaro, isi yose nimara kumenya ko Kristo yapfira ariko ntibaha agaciro igitambo cye cy'Ikaruvari, byanga byakunda iyi ntebe y'imbabazi, iyi ntebe y'ubuntu Kristo azayihagurukaho. Imana izahaguruka ku ntebe y'imbabazi, yicare ku ntebe y'ubutabera, abanyabyaha bacirwa urubanza kandi bahabwa ibihano. Nshuti zanjye rero, birababaje cyane kuba abantu bakwanga kwakira kumva ijwi ry'Imana mu gihe cy'imbabazi n'ubuntu, bagashaka kuzumva ijwi ry'Imana mu gihe cy'ubutabera, ubwo Imana izabivuga ngo nimumve imbere mwabivume mwe sinigeze kubamenya. Nakwifuriza yuko uyu munsi wasanga Kristo, kuko aracyashoboye gukora ibi, ariko hari igihe Kristo azaba adashoboye gukiza. N'iryari? Igihe igitabo cy'Ibyahishuwe kivuga yuko Kristo azaguruka ku ntebe y'imbabazi, mu rusengero rwo mu ijuru hagasohokamo umwotsi, maze Yesu yashaka gusubirayo umwotsi ukaba mwinshi, maze abantu bari mu isi bagatungurwa n'amagambo avuga ngo birarangiye, uwera akomeze yere, uwanduye akomeze yandure. Ayo magambo navugwa, byanga byakunda umurimo wo guhongera umunyabyaha uzaba uvuyeho. Kristo azaba atagifite uburenganzira n'ububasha bwo gutsindishiriza umuntu. Uwera azaba amaze kwezwa, ukiranuka amaze gukiranuka, uwanduye mu mutima amaze gukomeza kwandura mu mutima. Imana izaca umurongo hagati y'abakiranutsi n'abanyabyaha, kandi uwo murongo ntawe uzongera kuwusimbuka ngo aze mu rundi ruhande. Ubu birashoboka yuko umunyabyaha ruharwa asimbuka umurongo akaza mu ruhande rw'abana b'Imana.
imana agahinduka umukiranutsi. Biracyashoboka kandi yuko umuntu twitaga umukiranutsi mu maso y'abantu, Satani ashobora kumushuka n'isi n'umubiri bikamusimbutsa umurongo w'abubaha imana, akisanga ari mu murongo w'abayirwanya. Ariko icyo gihe bizaba buri wese azaba amaze kubona umurage we. Byiringira ati yambwiye ibyo nkwiriye kuvuga nimusanga. Yarambwiye ati ninsanga imana nyibwire ngo mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha, umpe kumenya no kwizera Yesu. Ngira isengesho rikomeye rigomba kuturanga mu gihe dusaba imana gutsindishirizwa nayo. Nutama gukiranuka kwe kwa Kristo mu cyimbo cyo gukiranirwa kwanjye, nduwo kurimbuka nta yandi mahitamo. Iri sengesho rigomba kuba ari isengesho rituranga. Reka mbibutse yuko igihe umukoresha w'ikoro yazaga mu rusengero ndetse n'umufarisayo nawe yaraje, umukoresha w'ikoro yatinye kureba hejuru, yubika umutwe akubita mu gatuza, abwira imana ati mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Mu magambo make ntacyo yiringiraga cyatuma yubura umutwe ngo arebane n'imana amaso ku maso. Ariko umufarisayo yaje yambaye imyenda y'idini. Umufarisayo yari yaje ku minsi bari basanzwe basengaho. Uyu mufarisayo yari afite imbere ye ibikabyo by'inshuro yiyiriza ubusa. Yari afite ibikabyo muri we by'abantu b'imfubyi n'abapfakazi asura. Yari afite muri we amagambo yari yanditse ku myenda babaga bambaye yerekana ko ari abantu b'Imana. Ku rutonde yari afite ibigendanye n'amategeko yagerageje gukurikiza, kandi yari afite ibikabyo by'uburyo abantu bamureba bakabona ari umuntu w'Imana, ari we uyihagarariye. Arangije rero icyamuranze nta kindi ni ugutunga urutoki wa munyantege nkeya. Arangije aravuga ati ndagushimira ko utangiza umunyazi ndetse n'umuntu w'amafuti nk'uriya mukoresha w'ikoro. Nshuti zanjye, n'uyu munsi wa none mu nsengero dufitemo abantu biyizi ko bazi gusenga, biyizimo ko bazi kubwiriza, biyiziho ko bambara amakanzu maremare, biyiziho ko bafite umusatsi mwiza wa kirokore, bambara udutambaro, biyizi ko bazi gusenga mu ijwi ryiza ndetse ukumva bafite amarangamutima. Ariko aba bantu bakaba urutoki rwabo bahora barutunze abanyantege nke. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none ijambo ry'Imana ritubwira ngo umufarisayo yamanutse atsinzwe, ariko uriya mukoresha w'ikoro yamanutse atsindishirijwe. Ubwo rero gutsindishirizwa ni ibintu bitarimo ibikabyo. Umwenda wo gukiranuka Kristo atwambika, nta kadodo na kamwe kacu kagomba kuba kari kuri uwo mwenda. Nshuti zanjye, Byiringiro yakomeje yerekana ko data wa twese yamuhishuriye umwana we, ariko atari uwo mwanya. Ntiyacitse intege zo gusenga kuko yashakaga gukiranuka kwa Kristo. Byatumye afata umwanzuro wo kugumya gusenga, ndetse naho yapfira imbere y'intebe y'imbabazi. Uyu munsi wa none muri iki gitabo cy'umugenzi nta hantu tubona umuntu yiha iminsi ngo yo kubona Imana. Ariko uyu munsi wa none mugana n'umuntu akakubwira ati nihaye iminsi 20, nihaye iminsi 40. Yewe mu madini amwe n'amwe ndetse abantu benshi baragerageza akavuga ati nihaye iminsi 100. Iminsi 100 nimba ntabonye Imana izaba itabaho. Ariko nshuti zanjye, kubigendanye no guhinduka ntabwo twiha iminsi, ahubwo Imana niyo izi igihe izabikorera. Kuko Bibiliya iravuga ngo gutinda ko naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Kubw'ibyo rero ukwiye gukomeza gusenga, ugapfukama imbere y'intebe y'imbabazi z'Imana. Kandi nagira ngo nkubwire ngo nubwo wapfa utarabona ibyo bimenyetso cyangwa iki cyangwa amajwi cyangwa ibindi, nagira ngo nkubwire ngo umuntu wese uguye imbere y'intebe y'imbabazi aba yakiriwe n'Imana. Nicyo cyatumye nkomeza gusenga ngezaho data wa twese yampishuriye umwana we. Uyu munsi dukeneye kumenya noneho iki ngiki. Ese guhishurirwa umwana w'Imana ni iki? Abantu benshi muraganira akakubwira ati njyewe nagiye mu butayu, ngeze mu butayu tumara iminsi 5 turirimba, umunsi wa gatandatu ari saa 6 za nijoro nagiye kubona mbona urumuri, ngiye kubona mbona Yesu. Ndetse abantu benshi kimwe mu bintu bibabaje babona Yesu wa wundi wo muri filime. Ndagira mbabwire ngo uyu munsi wa none ari amafilime y'abanyamerika akinwa n'abantu abenshi ntibanasenga, ariko byaranangaje kumenya yuko byanga byakunda izi filime zirimo guhabwa support na Roma. Ariyo mpamvu muzabona zino filime za Yesu, muzabona byanga byakunda Maria asa naho
nk'aho ari we mujyanama ukomeye wa Yesu mu bigendanye no kwemera kwitangira ikiremwa muntu. Ibi rero bikagaragazamo ubuyobe bukomeye bwa Roma, ndetse nimunareba neza yaba imibatizo yaba iki. None ubu ngubu hari filime nyinshi, hari n'iyasohotse yitwa Jesus the Superstar. Izo ni filime zirimo gusohoka bakerekana Yesu mu buryo bunyuranye n'uko Bibiliya ibivuga, kandi bagacurika amahame ya Bibiliya kugira ngo batware imitekerereze y'abantu. Ariko nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo abantu bahishurirwa Imana bayihishurirwa bate? Umusaza umwe kuri TV1, ni ikiganiro kigeze guca kuri TV1, mwese murakizi, aho umunyamakuru wa TV1 umwe yararimo kubaza uwo musaza, aramubwira ati mbwira, wabonye Imana? Undi ati narayibonye. Wabonye isa gute? Uwo musaza avuga yuko ngo yabonye Imana ngo isa n'umukinnyi w'umupira ngo witwa Cristiano Ronaldo. Nshuti zanjye, ibi ni ibinyoma bikomeye uko abantu batangiye kugenda bashushanya. Ariko Pawulo yavuze ngo iki? Pawulo yaravuze ngo uwo ni we shusho y'Imana itagaragara. Kristo ni we shusho y'Imana itagaragara. Mu gihe cya Kristo nta mafoto bafataga, nta mafilime yari ariho. Icyakora wenda ikintu bakoraga, bafataga umuntu bakamucora. Ibyo bintu babikoreraga abami bakomeye babaga bayoboye b'Abaroma. Ariko Kristo magingo aya nta shusho ye iri ahantu, nta hantu ishusho ya Bikira Mariya iri, ahubwo biriya byose ni ubupagani Roma yafashe idutiza uwitwa Yesu. Dufata amapica turayimenyereza, bafata n'uwitwa Mariya baramutwereka. Ariko nshuti zanjye, ese umuntu uhishuriwe Kristo abona iki? Iki ni igitabo cy'umugenzi turimo kwiga. Byiringiro arimo aravuga yuko Imana yamuhishuriye umwana wayo. Reka noneho turebe ni gute umuntu ahishurirwa Kristo. Abantu benshi arakubwira ngo yagiye kumva ngo ari ku gishanga, ngo yumva amajwi yo mu gishanga arimo araririmba indirimbo runaka. Abandi barakubwira bati njyewe Imana yampaye isomo. Abandi arakubwira ati nagiye kubona mbona itungo runaka risohotse aho twasengeraga, menya ko Imana insuye. Abandi nabo babona imvura iguye itaherukaga kugwa, n'ibindi byinshi cyane. Ariko se ni gute Byiringiro yahishuriwe Kristo? Mu Kristo ati wamuhishuriwe ute? Byiringiro ati sinamurebesheje amaso y'umubiri. Nshuti zanjye, kwibwira yuko umuntu azerekwa Kristo akamurebesha amaso y'umubiri, umuntu mukaganira akakubwira ngo nabonye Kristo abambye asekera ku musaraba amenya ko ntsindishirizwe. Izi ni inyigisho z'ibinyoma zaturutse muri Roma, ariko uyu munsi wa none zamaze kumeneka mu madini ya Giprotestani. Sinamurebesheje amaso y'umubiri, ahubwo namurebesheje amaso y'umutima, nk'uko byanditse mu Befeso igice cya mbere. Abefeso igice cya mbere, iri somo ndarikunda cyane. Abefeso 1 murongo wa 18 n'uwa 19 haranditse ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Kubera iki? Kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Umurongo wa 18 ngo amaso y'imitima yanyu abone uko aheza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye. Abefeso 1:17 haratwereka yuko data wa twese w'icyubahiro yiteguye guha abantu be ubwenge no guhishurirwa, bigatuma amaso y'imitima y'abantu ahweza akabona Imana. Ni amaso y'imitima, si amaso y'imibiri. Dore uko byagenze rero. Byagenze gute? Mutega amatwi uko umuntu ahishurirwa Kristo. Icyambere, uwo munsi nagize agahinda kadasanzwe. Ese nshuti yanjye, nagira nkubaze, mu minsi yose umaze mu by'agakiza, nta munsi wigeze ubabazwa n'ibyaha byawe ngo ugire agahinda? Nta munsi wigeze wumva kurimbuka kwari kukwegereye, ukumva ubuzima bwawe buri mu kaga, kandi ukabona ko ibyaha bigutandukanyije n'Imana? Agahinda kawe ntikazamurwe nuko waba wasambanye bikazaba byatuma warwara sida ugapfa nabi, cyangwa agahinda kawe ntigakomoke ku kuba wibye ukaba ufite ubwoba ko leta cyangwa polisi bizagufata, ahubwo wowe ubwawe umutimanama ukakwereka ko watandukanye n'Imana, bikagutera agahinda ukumva umutima urenda gushwanyuka bitewe no kumenya ibyaha byawe ko ari bibi bikabije. Byanga byakunda, agahinda gaturutse aho ngaho kaba ari agahinda kadasanzwe. Uru ni rwo rufunguzo rwo kugira ngo umuntu ahishurirwe Kristo. Icya kabiri, uwo mwanya nibwira ko mbonye umwami Yesu.
andungurukira mu ijuru arambwira ati izere umwami Yesu urakira. Mu magambo make, uwo mwanya nibwira ko mbonye umwami Yesu. Ni ukwibwira. Nshuti zanjye, kwibwira bisobanuye iki? Kwizera ko Imana ibyo yakoze ari wowe yabikoreye, muri Kristo Yesu ari wowe yabikoreye, kandi ukaba wamaze kugira agahinda ko gutandukana n'icyaha, ukamenya ko ibyaha byawe ari byo byabambishije Kristo. Ibyo bintu bituma iyo umaze kubikora, ya marira yawe iyo ahuje n'amasezerano y'Imana bibyara umukororombya. Mu magambo make, byanga byakunda, ibi ngibi bisobanuye iki? Umunyabyaha amaze kumenya ububi bwe n'agahinda ke, amasezerano y'Imana amwizeza ko Imana imukunda. Aho rero nibwo umunezero uvanga n'ishavu. Umuntu w'Imana yarangiza akibwira yuko abonye Kristo, kandi ijambo ry'Imana mu mutimanama we rimubwira yuko agomba kwizera umwami Yesu kugira ngo akire, nk'uko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa 16:31. Ndangije ndamusubiza nti mwami, ko ndi umunyabyaha bikabije. Arangije aransubiza ati ubuntu bwanjye buraguhagije. Nshuti zanjye, Kristo iyo amaze kutubabarira atwereka ko ubuntu bwe buhagije, ariko turakomeza tukamaza tutse ko turi abanyabyaha bakabije, ko tureba tugacumura, twavuga tugacumura ibintu byose. Kristo arakwitegereza nk'uko yabivuze mu gitabo cya 2 cy'Abakorinto igice cya 12:9, yarangiza akakubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Si ibyo gusa kandi ndamubaza nti mwami, nakwizera nte? Maze nibuka ijambo ngo uza aho ndi ntazasonza na gato, unyizera ntazagira inyota na gato. Yohana 6. Bimenyesha ko kwizera Yesu no kumusanga, kujya aho ari bimwe. Amen. Hari igihe abantu benshi batajya babimenya. Iyo wizeye Yesu ni nako kumusanga. Iri ni ihame tubona muri iki gitabo cy'umugenzi. Abantu benshi rero bayizera Imana, ariko barangiza bakajya kuyishakira mu bihanamanga. Abandi bajya kuyishakira muri Israheli, abandi bajya kuyishakira ahantu hatandukanye. Yewe bamwe bajya Kibeho, abandi bajya Imaka, abandi bajya he. Ariko nagira mbabwire ngo kwizera Yesu Kristo, ibyo Imana ibihwanya no kumusanga, bibihwanya no kujya aho ari. Kandi ntago dusabwa gukora urugendo runini cyane, kuko agakiza k'Imana gaturuka muri Yesu Kristo. Mu gitabo cya Zaburi 75, Zaburi 75, ijambo ry'Imana rifite igisubizo kuri iki kibazo abantu benshi bibaza. Nasanga Imana ne? Ese natega indege nkagenda? Nakora urugendo rujya he? Zaburi 75 ni amagambo akomeye cyane. Zaburi 75, hano harimo amagambo akomeye cyane antangaza. Muri iki gitabo cya Zaburi, ijambo ry'Imana ritubwira amagambo akomeye cyane. 75, amagambo akomeye. Umurongo wa 7 haranditse ngo kuko agakiza kadaturuka iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa mu butayu bw'imisozi, ahubwo Imana niyo mucamanza, icisha umwe bugufi igashyira undi hejuru. Nshuti yanjye, aya magambo aratwereka yuko agakiza kadaturuka iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa mu butayu bw'imisozi, ahubwo uwizera Yesu Kristo agororerwa ako kanya, kandi Imana ifite byinshi imukorera. Rero nshuti zanjye, nanone muri iki gitabo bakomeje bagaragaza uko Kristo yamubwiye, kandi yambwiye ko uza aho ari atazamwirukana na hato, nk'uko Yohana 6:37 bivuga. Kandi mujye mwibuka neza ko Kristo yazanywe no gukiza abanyabyaha, nk'uko tubisoma mu gitabo cya mbere cya Timoteyo, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 15. Kristo niwe amategeko yose asohoreraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Ayo magambo asomwa mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 4. Kuko ibyo rero, mu gutsindishirizwa amategeko y'Imana ntabwo atuma umuntu ahinduka umukiranutsi, ariko amategeko y'Imana afite uruhare rukomeye mu gukiranuka k'umuntu. Umuntu watsindishijwe n'umuntu kubwo kwizera, Imana imuha imbaraga ku mategeko. Kristo niwe amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Kandi mujye mwibuka yuko Kristo yatangiye ibicumuro byacu, azurirwa ngo dutsindishirizwe. Aya
aya magambo yanditse mu Baroma igice cya 4:25. Kristo aradukunda kandi yatwejesheje ibyaha bye amaraso ye, ni umuhuza w'Imana natwe, nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2:5. Kristo ahoraho iteka ryose ngo adusabire. Aya magambo tuyasoma mu Baheburayo igice cya 7:25. Nshuti zanjye, ayo masomo mbahaye hejuru ubwayo yagufasha kumenya gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera icyo ari cyo. Ariko iyi nyigisho Satani yarayivangiye cyane. Ibyo byamenyesheje ko Yesu ari we wampesha gukiranuka, agahongerera ibyaha byanjye n'amaraso ye, kandi binyereka ko umurimo w'agakiza Yesu yawurangije ku musaraba. Amen. Uyu munsi wa none najya mbabwire ngo ibyo Kristo yakoze i Karuvari byari bishyitse, byari byuzuye, nta kindi twakongeraho. Ariko abantu barimo barashaka gukizwa n'iby'i Karuvari bongeyeho imibabaro yabo. Abantu barashaka gukizwa n'ibyo Kristo yakoreye i Karuvari bongeyeho kwibombarika kwabo. Barashaka gukizwa n'ibyo Kristo yakoreye i Karuvari bongeyeho imihango n'imigenzo y'amadini yabo. Nyamara ibyo Kristo yakoze, umurimo wo gukiza umunyabyaha, Kristo yawurangirije ku musaraba. We wumvira amategeko ya se ahorwa twebwe abayishe. Mu magambo make, Imana ifite amategeko. Kristo, iki gitabo cy'umugenzi kirerekana ko Kristo niwe wumviraga amategeko ya se. Amategeko 10 y'Imana Kristo yarayumviraga, ni nacyo cyatumye Kristo ahorwa twebwe abisha ayo mategeko. None uyu munsi wa none ubwo Kristo yapfuye, dukomeze twice amategeko? Oya, ahubwo dukwiye gusaba Imana muri Kristo Yesu ngo dukomeze icyo twananiwe turi twenyine. Kandi menya ko uwo murimo atawikoreye, ahubwo yawukoreye umuntu wese wemera gukizwa ku bwawo akawumushimira. Menye ibyo, umutima wanjye wuzura umunezero, amaso yanjye uwo munsi yazenzemo amarira, ndushaho gukunda izina rya Yesu n'abantu be n'ibyo ashaka ko dukora. Nguyu umusaruro wo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Icya mbere, umutima w'umuntu wuzura umunezero. Icya kabiri, umunezero n'ishavu byose biravanga, amaso ye akazengamo amarira. Ariko uyu munsi wa none nanone aya marira yabaye iturufu. Umuntu wese urize mu rusengero bavuga yuko ngo arimo gutsindishirizwa, ariko nacyo ni ikinyoma. Nshuti zanjye, ikindi, ndushaho gukunda izina rya Yesu n'abantu be. Umuntu yamaze gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera, akunda izina rya Yesu, akaryamamaza, kandi yarangiza agakunda n'abantu b'Imana, agakunda itorero ry'Imana. Ariko uyu munsi wa none abantu benshi iyo yicaye akumva yuko ngo yatsindishirijwe, ahita ava mu bandi, akavuga yuko atandukanye n'abanyabyaha kugira ngo batazamugira mubi. Iki nacyo ni ikindi kibazo. Abantu benshi bajya biga ariko ntibige neza. Mu Kristo ati, wahishuriwe koko Kristo, ndabyemeye. Ibyo byatumye uhinduka ute rero nyuma yaho? Byiringira ati, byamenyesheje ko ab'isi bose nubwo bibwira ko ari intungane bari mu rubanza rwo gucirwaho iteka, kandi yanyeretse uko Imana Data itsindishiriza umunyabyaha kandi ntice urubanza rubera. Mu magambo make, gutsindishirizwa ntihagomba kuzamo kubera. Ndaje mbereka amasomo abihamya. Natewe isoni n'ibyaha byanjye bya kera, mpagarika umutima kuko mfite ubwenge buke. Ibyo nahishuriwe byarushije agaciro ibyo nabwirwaga kuri Yesu Kristo. Nasanze ibyo najyaga mvuga kuri Yesu binyuranye n'ibyo nkoreye. Yobu niwe wavuze ngo, ibyo narabyumvishije amatwi, ariko ubu ndakwiboneye noneho. Kandi Byiringiro arakomeza aravuga ati, byatumye nkunda ingeso zikwiriye abera, nkifuza kugira icyo nkora ngo ngwize icyubahiro n'ubwiza bw'umwami Yesu, kandi nibwiye ko namenerwa n'amaraso ku bw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aya magambo aratangaje. Byiringiro yasoje avuga yuko ageze ku rwego noneho, nyuma yo gutsindishizwa none kubwo kwizera, nyuma yuko asaba Imana ngo imuhe imbaraga zo gukomeza amategeko y'Imana, nyuma yuko gutsindishizwa bimuhaye ubushobozi bwo gukunda Imana no gutangaza ibyayo no gukunda abantu bayo, noneho yageze aho aranavuga ati, ubu noneho mba numva mfite na kuraje z'uko nakwemera n'amaraso yanjye bakayamena, nkemera kuba nakwicwa, nkaba narenganyirizwa izina rya Yesu Kristo. Nshuti zanjye, reka twibaze, gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera ni iki? Amasomo ya Bibiliya ngiye kukubwira ushaka ahantu yandika. Kubara 14:17, none imbaraga z'umwami wanjye ziyerekane ko ari nyinshi, nk'uko wavuze uti, Uwiteka atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi, ababarira gukiranirwa n'ibicumuro, ntatsindishiriza na hato abo gutsindwa, ahora abana gukiranirwa kwa base akageza kubuzukuruza n'ubuvivi.
babarira gukiranirwa k'ubu bwoko nk'uko imbabazi zawe ari nyinshi, nk'uko wabubabariraga uhereye igihe baviriye mu Egiputa ukageza ubu ngubu. Uyu ni Mose wari uri imbere y'Imana asabira ubwoko bw'Imana imbabazi. Iri somo riratwereka iki rero? Imana ntishobora gutsindishiriza na hato abo gutsindwa. Mu magambo make, twebwe amategeko y'Imana adushinja yuko twayishe. Ubutabera bw'Imana bukerekana ko twabaye indangare, tutige twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Kubw'ibyo rero ayo mategeko atuma dutsindwa. Iyo tumaze gutsindwa, twemera yuko Kristo yaje mu mwanya wacu agatsindira aho twatsindirwaga. Noneho twebwe iyo twizeye icyo Kristo yakoze, natwe tubarwaho gutsinda. Kubw'ibyo rero tuba dutsindishirijwe, kuko iby'Imana yasabaga twebwe gukora Kristo arabidukoreye. Mu magambo make, itegeko rirubahirijwe. Ntabwo Imana ishobora kubabarira umuntu itegeko ritubahirijwe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo hatabayeho kumeneka kw'amaraso ntihabaho kubabarirwa. Mu magambo make, ntabwo igihano cy'icyaha cyari gutangwa Yesu aguye aryamye agapfa gusa, ahubwo amaraso ya Yesu yagombaga kumenekera i Karuvari, niyo yagombaga gutanga igisubizo ku bibazo byose byavutse. Gutegeka kwa 2:25 nihaba imburanya ku bantu bakajya kuburanira bakabacira urubanza, batsindishirize uwakiranutse, batsindishe uwakoze icyaha. Mu magambo make, umuntu wakiranutse niwe ukwiye gutsindishirizwa. Kubw'ibyo rero batsindisha uwakoze icyaha. Iri ni ihame ry'inama y'agakiza. Uwakoze icyaha aba akwiye gutsindwa, none uwakiranutse agatsindishirizwa. Muri twebwe rero ntidukiranuka, ariko binyuze muri Yesu Kristo gukiranuka kwe niko Imana itwambika. Ni ukuvuga ngo Imana ntiyongera kureba njyewe musoni, ahubwo ireba Kristo, noneho ibyo Kristo yakoze bikambarwaho, noneho narangiza ijuru rigasigara rireba uko mpa agaciro icyo Kristo yakoreye i Karuvari. Ngiki cyo bita gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ni ubuntu, si imirimo. Ni ukwizera ibyo Kristo yakoze, si ukwizera ibyo ngewe nzashobora kugeraho. Mu gitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 8:32 haranditse ngo nuko ujye wumva uri mu ijuru utegeka ucire abagaragu bawe imanza zitsinda abakiranirwa, biturwe gukiranirwa kwabo, zigatsindishiriza abakiranutse nk'uko gukiranuka kwabo kuri. Amen. Yesaya 50:7, kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Amen. Ngiri somo nkwifuriza uyu munsi, wowe ushaka kutazamwara ku munsi usoza amateka y'isi, ndagusaba ngo Imana igire iki gukorera muri iri somo. Yesaya 50:7, kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Untsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Duhagarare twembi, umurezi wanjye ninde? Nanyegere. Umwami Imana niyo izampagarikira, ninde uzantsindisha? Bose bazasaza nk'umwambaro, inyenzi zizabarya pe. Nshuti zanjye, hano muri iri somo haragaragazamo gutsindishirizwa, hakagaragazamo umurezi ari we Satani, hakagaragazamo ugomba guhagarikira umuntu. Umuntu ku giti cye yubitse umutwe, ntashobora kubura amaso ngo arebe mu ijuru. Umuntu afite ikibazo gikomeye cy'uko umutimanama we nawo uramurega ko yakoze ibyaha ntiyakira ubwiza bw'Imana. Kubw'ibyo rero umuntu akeneye mu rubanza umuhagarikira. Rero umurongo wa 9 wa Yesaya 50 avuga ngo umwami Imana niyo izampagarikira. Mu magambo make, Kristo araza agahagarara iruhande rwacu akaduhagarikira. Kubw'ibyo udutsindisha kabura, kandi umurezi ibirego bya Satani ari we murezi bigata agaciro. Kubw'ibyo rero udutsindishiriza ari hafi yacu. Niyo mpamvu dukwiye gukomera, mu maso hacu hakamera nk'urutare, ntitumwaramware, ntituba abantu bacitse intege. Mu gakiza dukwiye kumenya ko Imana idutsindishiriza. Daniel 7:21, maze mbona iryo hembe. Iri hembe mbibutse yuko rirashushanya ubwami bwa Roma, ubwami bw'Abaromani bwabayeho n'uyu munsi wa none bukaba buriho. Uyu munsi bukaba bwarivuguruye bugakora icyo bita Roma mpagani. Roma mpagani ikaba yaravuyemo Roma nkirisitu. Uyu munsi wa none abantu b'Imana hari byinshi cyane bakeneye kumenya kuri ubu bwami bwa kane bushushanya ingoma ya Roma uyu munsi wa none irimo gutegeka mu izina ry'ubupapa. Hano Daniel igice cya 7:22
21 haranditse ngo maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha, kugeza aho umukuru nyir'ibihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose. Igihe kirasohora abera bahabwa ubwami. Mbere y'uko abera bahabwa ubwami bw'Imana ngo babubemo, bagomba kuzabanza gutsindishirizwa kandi bagahangana n'iri hembe. Iby'iri hembe ryarwanyije abana b'Imana bagomba kubisubizaho. Iri ni ijambo ry'Imana rikomeye. Abaroma 2:12, abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Abaroma 3:23. Kumvira amategeko y'Imana bifitanye isano no gutsindishirizwa, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye. Mu magambo make, kugira ngo impongano yacu iboneke, ni amaraso ye yabonetse, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga, kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu Kristo. Abaroma 8:30. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Nshuti zanjye, umuntu Imana yahamagaye yarangiza ikamutsindishiriza, uyu muntu nta wundi mwanzi, nta wundi mubisha aba afite uretse Satani. Ndabinginga cyane ngo mwemere dukizwe n'ubuntu kubwo kwizera. Mu gitabo cya mbere cy'Abakorino igice cya 6:9 haranditse ngo ntimuzi yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana. Ntimwishuke abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana, aba ni abatinganyi cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kandi namwe mwari muri bo, namwe kera mwari ibirara, kera mwaratukanaga, mwari abasinzi, mwari abifuza ibibi, mwari abajura, mwasengaga ibishushanyo mu madini runaka, abandi mwari abasambanyi, yewe inshuti zanjye abandi bari abanyazi, abandi ntago bari no kuzaraga ubwami bw'Imana. Ariko uyu munsi wa none hari icyo Imana yakoze mbere. Imana yarabanje iratwuhagira, iratweza, irangije iratwuhagira, yabanje kutwuhagira, irangije iratweza, nyuma yaho Imana irangije iradutsindishiriza ibikoresheje umwuka wayo wera. Inshuti zanjye, iri ni ihame rya Bibiliya. Wakwibaza rero, gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera ni iki? Mu gitabo cyitwa Urwibutso n'Integuza, ni ikinyamakuru cyasohotse mu 1902 hari mu kwezi kwa 9 tariki 16, basobanura gutsindishirizwa kubwo kwizera. Baranditse ngo gutsindishirizwa ni iki? Muri icyo gitabo baranditse ngo ni umurimo w'Imana uroha ubwiza bw'umuntu mu mukungugu, kandi Imana igakorera ikiremwa muntu ibyo we atashobora kwikorera. Iyo abantu batahuye ko ntacyo bari cyo, iyo abantu batahuye ko ntacyo bari cyo, baba biteguye kwambara gukiranuka kwa Kristo. Mu magambo make, gutsindishirizwa ni ugufata icyubahiro cy'umuntu Imana ikagikubita hasi, noneho Imana ikamuzamura ku byayo ku buryo ntacyo yabona yakwirata. Nshuti zanjye, mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami page 545 baranditse ngo nk'uko Satani yaregaga Yosuwa n'ab'ubwoko bwe, niko mu bihe byose Satani arega abantu bashaka imbabazi n'ubuntu by'Imana. Ni umurezi wa bene data uhora barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana. Ibyahishuwe 12:10. Urugamba ruhora ruhinanye ku muntu wese wacunguwe agakurwa mu butware bw'ikibi, kandi izina rye rikaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Ntabwo umuntu wakiriwe mu muryango w'Imana abura gutera umwanzi kumurwanya akomeje, ariko uwari ibyiringiro bya Isiraheli
Abisirayeli mu gihe cya Yosuwa, akababera umurinzi, akabatsindishiriza kandi akabacungura. Niwe byiringiro by'itorero muri iki gihe. Mu magambo make, Kristo niwe ugomba kuba ibyiringiro by'itorero muri iki gihe. Uwo nguwo wa undi wahagarariye ba Yosuwa mu gihe cyabo, akaba ibyiringiro byabo, akababera umurinzi, akabatsindishiriza kandi akabacungura. Niwe byiringiro by'itorero muri iki gihe. Ntabwo itorero ibyiringiro byaryo bigomba kuva mu bantu bafite amafaranga. Ntabwo ibyiringiro by'itorero ari uko rifite abantu bize amashuri menshi. Ntabwo ibyiringiro by'itorero bigomba kuva mu kuba bizera bamaze kuba benshi, cyangwa se mu kuba rifite ubutunzi bwinshi, cyangwa se rikaba rifite abaririmbyi b'abahanga cyangwa ababwiriza b'abahanga. Ahubwo ibyiringiro by'itorero bikomoka kuri Kristo wenyine uritsindishiriza, akanaririnda kandi akaribera ibyiringiro. Nshuti zanjye, nagira ngo dukomeze mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Abakurambere n'Abahanuzi, gutsindishirizwa nakomeje kubikurikirana mu cyigisho cyitwa Urugendo rukikiye Edomu. Ni igice cya 30 n'icyigisho cya 38, ni page 295. Baranditse ngo nitwiringira Imana rwose tukishingikiriza ku byo Yesu yakoze, we mukiza ubabarira ibyaha, tuzabona ubufasha bwose dushobora kwifuza. Ni mucyo he kugira umuntu nkaho wigira nkaho afite imbaraga yo kwikiza. Yesu yadupfiriye kubera ko tutari dushoboye kwikiza. Muri we niho hari ibyiringiro byacu, gutsindishirizwa kwacu n'ubutungane bwacu biri muri Kristo gusa. Igihe tubonye gukiranirwa kwacu, ntidukwiriye gucika intege no gutinya ngo nta mukiza dufite, cyangwa ngo nta bitekerezo byo kutugirira imbabazi afite. Muri iki gihe ubwacyo araturarikira kumusangaho uko turi impezamajyo ngo dukizwe. Uyu munsi icyo duhamagarirwa ni ugusanga Kristo. Ariko nababwiye, mubyibuke neza, mu gitabo cy'Umugenzi batubwiye yuko kwizera Kristo bihwana neza no kumusanga. Hatazagira umuntu rero ukora urugendo rwo kujya gushaka Imana, ahubwo urwo rugendo turukorera mu kwizera. Muri iki gitabo kandi Abahanuzi n'Abami, mu cyigisho cya 3 cyitwa Igishuko no gucumura, mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi page 28, baranditse ngo umutima wo kwitsindishiriza wakomotse kuri se w'ibinyoma, kandi winjiye mu babyeyi bacu ba mbere ubwo bari bamaze kujya mu butware bwa Satani. Mu magambo make, umutima wo kwitsindishiriza ukomoka kuri Satani. Kumva ko wihagije, kumva yuko ushobora kuba umukiranutsi Kristo atabigizemo uruhare, kumva ko Yesu umukeneyeho uburinzi gusa, cyangwa kugufasha ngo ubone buruse zo kujya muri Amerika, ubone umugabo, ubone amafaranga, ubone inzu nziza ku muhanda, nurangiza umenyekane, ukurwe ku cyavu, wicazanywe n'ibikomangoma. Ntabwo ari wo mugambi nyamukuru watumye Imana itanga Kristo. Ahubwo dukwiye kumenya yuko gutsindishirizwa na Kristo niryo rembo ritwinjiza mu migisha y'Imana yose. Umutima wo kwitsindishiriza rero tubonye kukomoka kuri se w'ibinyoma, kandi winjiye mu babyeyi bacu ba mbere ubwo bari bamaze kujya mu butware bwa Satani, kandi wakomeje gukurikirana abakomoka kuri Adamu bose kugeza magingo aya. Aho kwicisha bugufi ngo abantu bihane ibyaha byabo, bagerageje kubigereka ku bandi, bagerageje kubigereka ku bihe barimo cyangwa ku Mana, ndetse imigisha yabo bagatangira kuyinubira batuka Imana. Nshuti zanjye, mumaze kubyumva, uyu munsi wa none abantu barashaka kwitsindishiriza. Iyo umweretse intege nke ze rero, ukamwereka ibyaha akora, atunga urutoki kuki, atunga urutoki ku bandi, yarangiza akavuga ati ngewe ntabwo ndi mubi, ahubwo ikibazo ni bakanaka, narwanye na kanaka kuko yanyiyenjejeho, uriya mukobwa namuteye inda kuko ahora nyikubaho, uyu muntu niwe wanteye kunywa inzoga kuko buri munsi tuba twicaranye yasomyeho, uyu musore runaka tugendana niwe utuma mba mubi kuko kunywa itabi kandi ngewe mba numva inzoka itarishaka. Abantu benshi bashaka kwitsindishiriza, ibyaha byabo bakabigereka ku bandi, cyangwa ibyaha byabo bakabigereka ku bihe. Umuntu ukamubaza uti se ko wambara ubusa kandi uri umuntu w'Imana, yarangiza akakubwira ati nanjye sinjye. Ubu se ibihe abantu bose siko bameze? Ugasanga umuntu arakubwira ati ntabwo ari njye munyabyaha njyenyine, ibi bihe biratugoye. Umuntu mwagana akakubwira ati nanjye sinjye, ni
mperuka, cyangwa se umuntu akakubwira ati Imana irabibona nta kundi nabigenza. Abantu barimo baranga gutsindishirizwa bagashaka kwitsindishiriza. Abantu nanone muri iki gitabo nanone cyitwa Wifuzwa ibihe byose. Wifuzwa byose ni igitabo kivuga amateka ya Yesu, gisobanura amateka ya Yesu. Paje 325 ni mu cyigisho cya 52 cyitwa Umwungeri Mvajuru. Baranditse ngo abantu benshi baje bagaragaza ibindi byo gushingiraho ukwizera isi ikeneye, bashyizeho imihango na gahunda z'imikorere, ibyo abantu biringiraga ko babiboneramo gutsindishirizwa n'amahoro biva ku Mana. Mbega ikibazo! Abantu benshi baje bagaragaza ibindi byo gushingiraho kwizera isi ikeneye, bashyizeho imihango na gahunda z'imikorere, ibyo abantu biringira ko babiboneramo gutsindishirizwa n'amahoro biva ku Mana. Maze kubw'ibyo babonye irembo ribinjiza mu gikingi cya Kristo, nyamara irembo rimwe rukumbi ni Kristo, kandi abantu bose bishyiriyeho ikindi kintu cyafashe umwanya wa Kristo. Abantu bose bagerageje kwinjira mu mukumbi banyuze mu zindi nzira, abo bose ni abajura n'abanyazi. Mu magambo make, amadini yashyizeho ibintu abantu bacamo bakagira ngo batsindishirijwe kandi batatsindishirijwe. Kwibabaza, kubwirirwa, kwikingirana mu nzu itarimo urumuri, kujya ahantu hari amazi akonje, gufata amaguru abantu bakayashyira ku mabuye akonje, kugendera ku misumari, kwemera kubambwa, kwemera kwiyicisha inzara. Hari n'abandi bemera bagatwika imibiri yabo. Ariko nshuti zanjye, ibi bintu byose nta kintu byatumarira. Murabizi mwese dufite indirimbo ivuga ngo ayi rutare rw'Imana uzandeke nkwisunge kuri urya munsi. Iyo ndirimbo iravuga ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyabasha kudukuraho ibyaha. Nshuti zanjye, iri ni ihame ryo gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera. Abantu bamwe ntibazakoresha neza inyigisho yo gutsindishirizwa kubwo kwizera, bazazigisha mu buryo bwibanda ku ruhande rumwe, abandi bazakira ibitekerezo bitigishijwe uko bikwiriye, maze bagende bata umurongo birengagize n'imirimo. Aya magambo yanditse mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, paje ya 15, ni mu cyigisho cyitwa Ubunyamihango, ku kagingo kitwa Ubunyamihango bukonje cyangwa bwaka. Ni igitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2. Ni igitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2, paje ya 15, ku kagingo kitwa Ubunyamihango bukonje cyangwa ubwaka. Muri iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 baranditse ngo abantu bamwe ntibazakoresha neza iyi nyigisho, kandi barakomeje baravuga ngo abantu bamwe bazigisha inyigisho mu buryo bwibanda ku ruhande rumwe. Bamwe bazibanda ku kwizera cyane, ndetse Ena White hano yavuze yuko hari igihe kizagera noneho abandi bazakira ibitekerezo bitigishijwe uko bikwiriye. Iyi nyigisho amadini yose yagiye ayishyiramo ibintu by'imyanda byatumye abantu kubabarirwa n'Imana babona ari ibintu bigoranye cyane, kandi Imana yarabitangiye ubuntu. Noneho rero maze abandi bazagenda bata umurongo birengagize n'imirimo. Ubu hari abantu bashaka kubaho nta kintu, akakubwira ati Kristo amaraso arahagije, ntashobora gutanga icyacumi, ntashobora gutanga amaturo, ntashobora kugororera gufasha abantu bababaye, ntashobora kugira icyo amara mu murimo w'Imana. Ni uguhora ahantu hamwe yikingiranye, amanitse amaboko ashimira Imana, ndagushimira yuko ungejeje, ndagushimira. Reka njye ikintu babwira, abantu batazitondera inyigisho bazisanga iyi nyigisho, bamwe bazahinduka abantu b'ubukonje, abatazemera inyigisho yo gutsindishizwa n'ubwo kwizera bazahinduka abanyamihango bakonje, ariko noneho hari n'abazayijyamo nabi bahinduka baka. Izo mpande zombi Satani azaba zifite, abahezanguni n'abaka. Ni abantu Satani agiye gukoresha cyane. Nshuti zanjye, ni igihe cyawe cyo kugira ngo wegere Imana igire icyo gukorera. Ijambo ry'Imana rirambwira amagambo akomeye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Reka turebe mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Nshuti zanjye, harimo amagambo akomeye, kandi aya magambo ndifuza yuko aba yanjye kandi akaba ayawe. Mu gitabo cya Bibiliya Ibyahishuwe igice cya 2 harimo amagambo akomeye cyane. Hano baranditse ngo umurongo wa 3, urwandiko rwandikiwe Abefeso, abitorero rwandikiwe Abefeso. Ibyahishuwe Yohana igice cya 2
umurongo wa mbere, wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye, ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nukwibuka aho wavuye ukagwa, wihane kuko ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri, nkuri igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikolati, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Aha Yesu yabashimiye kwizera kwabo, abashimira uburyo iri torero ryari rifite inyigisho. Itorero ryo muri Efeso, itorero rya mbere ryo mu gihe cy'intumwa, bari bafite inyigisho y'uko nta muntu utsindishirizwa n'imirimo, buri wese yagombaga gutsindishirizwa na Yesu Kristo n'ibyo Kristo yakoze. Ariko nanone Imana irangije ibona, nyuma y'uko batangiye guhangana n'inyigisho z'Abanikolati ndetse n'ibindi bibazo byinshi cyane, urukundo rwabo rugatangira gukonja, Kristo yarababwiye atumva rero nimwihane mukore imirimo nk'iya mbere, kuko nimutabikora nzazaho muri, nkuri igitereko kitabaza cyawe ahacyo. Nshuti yanjye, kwizera gusa iyo kudafite, iyo kwizera kuri aho gusa kukaba kudafite imirimo, iyo watsindishirijwe, ikimenyetso kibiranga nuko hari imirimo Imana ishyira muri wowe. Ariko iyo mirimo ntuyikora ngo uyigaragarize abantu, iyo mirimo uyikora kuko igiti cyose cyatewe hafi y'umugezi kigira imbuto nziza kandi amababi yacyo ntajya yuma. Icyo giti cyera imbuto nyinshi kandi Kristo yakigeraho akagisoromaho imbuto kandi akarya akishima. Reka Kristo akuboneho imbuto kandi utsindishirizwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ibintu byo kwibombarika no gushaka gukiranuka bikomotse mu byo ngewe nkora, mu byo nawe ukora, tubishyire ku ruhande, twubure amaso i Karuvari aho umukiza wacu yaduhereye intsinzi. Mu izina rya Yesu, amen. Data uhoraho, twongeye kugusaba ngo uduhe amahirwe yo kugira ngo ijambo ryawe ritwegereze aho uri, kugira ngo tubashe guhishurirwa umwana wawe kandi imitima yacu inyurwe n'icyo wadukoreye. Hari byinshi twajyaga dukora tugongana n'abantu ndetse twibwira ko ari byo birimo agakiza, ariko uyu munsi wa none tumenye ko agakiza kari muri wowe. Ariko numara kwinjira muri twebwe uzadukoresha ibikwiriye, kuko abazi Imana yabo Daniel yavuze ko bazakora iby'ubutwari. Kuko ibyo rero uduhe gukora iby'ubutwari, duhagararira umurimo wawe. Ariko ubanze utumenyeshe yuko twamaze kwandikwa, uturinde kuba twakomeza guhahira mu iduka ryawe kandi twanditse mu gitabo cy'abanyamyenda. Twemere Kristo atwishyurire kugira ngo imirimo dukora igire aho yandikwa. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.